Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays. Muraho neza turabasuhuje mwese hirya no hino ku isi aho muherereye, abari mu Rwanda hano turi kumwe, abari muri Afurika yose uhereye mu bihugu duturanye, abari i Burayi, Australia, Canada, Amerika, Ubuhinde, mu bihugu by'Abarabu, abari muri Aziya, abari muri bya bihugu biba mu birwa, mwese mwumve ko tubasuhuje, abari mu bihugu biri mu butayu, abari mu mashyamba manini n'amato, mwese turabasuhuje, dusuhuje mwe tukiri hamwe no ku isi, dusuhuje tuzirikanye n'abatakiriho bayinyuzeho mu bihe bitandukanye, cyane cyane abaharaniye amahoro. Rero ndagira ngo tuganire kuba bigenda bivugwa, nyine birumvikana ko abahavugwa byinshi, ariko uyu munsi ndashaka ko twinjira cyane ku kijyanye n'ubuvuzi, ubuvuzi dukora nka Ingara Creative Arts Network ICAN, aho twibanda ku bijyanye no kwirinda cyane kurusha kwivuza, tukagufasha kwirinda indwara zitandukanye ukoresheje ibimera cyangwa se ukoresheje icyayi twabakoreye, cyangwa se tubakorera icyayi cyitwa 5-in-1 tea uvanga, tukuvangira dukurikije ikibazo ufite. Yego, ntabwo tuba dufite icyayi twashyize ahantu ngo tugikore stock dushyiremo amakonserva n'ibiki hanyuma ugikeneye agenda agikureyo. Oya, aho ntabwo turahagera, wenda nituhagera tuzabibabwira. Kuri ubu ngubu icyo ukora uhamagara kuri 0788350667, ariko byaba byiza abantu bagiye wenda babanza kohereza message kuruta guhamagara, na 0734947655. Message zo kuri WhatsApp turazisubiza, n'izo kuri SMS zisanzwe nazo tukazisubiza. Hari umuntu ushinzwe kuzisubiza, si ngombwa ko njye muzajya mumpamagara kuko narabitandukanyije. SMS na WhatsApp biba byiza iyo ubajije nyine ukohereza message tukamenya icyo ukeneye, kuko dukora ibintu byinshi, harimo ubwo buvuzi bwa Kinyarwanda, cyangwa ubwo mwimerere, abandi babwita n'ubwa gakondo, sinzi, tuzamenya neza izina ryabwo ababishinzwe niba dusobanurira. Ndavuga ko tuvurisha nyine ibyatsi, dukoresha kuvurisha ibyatsi. Nimbyita ibyatsi utagira ngo turagenda tukahira ibyo tubonye byose. Ubundi mu buvuzi bw'umwimerere habaho kuba wowe ufite ikibazo ushaka kwirinda, habaho kuba ugomba kwirinda ukarindwa cyane cyane n'ibyo urya n'ibyo unywa. Iyo rero bibaye ngombwa cyangwa se bigashyika, iyo bibayeho ko urwara, haba hari ikibazo cyavutse, uranyandikira tukabivuganaho, noneho ko tugenda tuganira nkasobanukirwa ikibazo wagize. Consultation ubundi akenshi ibera online kandi aba ari ubuntu, ntabwo mpita nkwaka amafaranga, aba ari ubuntu, tukaganira. Kwije ukamvugisha ntabwo mpita nkubwira ngo uhita unyoherereza amafaranga, kuganira n'abantu. Akenshi na kenshi rero nyine ubwo umwana ubakira kuri iyo WhatsApp n'iki, iyo abonye ko hari umuntu ukeneye kuba consulté cyangwa se umuntu ukeneye gukorerwa consultation, arambwira ati hari umuntu wakwandikiye gutya na gutya ushaka ibi n'ibi, bangira ngo bisobanuke. Nababwiye yuko njye mbiyakirira, ntabwo mba nshaka yuko wenda niba uje ukavuga ngo hello ari njye uhita umenya ngo hari umuntu wavuze ngo hello. Abantu bafite, ntabwo nzi ukuntu bimeze, umuntu araza akavuga ngo hi kaba hi, umwaka ugashira undi ukaza avuga hi, umusubiza hi, nawe ejo ko agarutse kuri online akongera hi, umusubiza hi. Ibyo rero bya hi nyine iyo bikiri muri iyo hi hari ubishinzwe, hanyuma iyo bibaye serious ufite ibyo ushaka gukoresha nibwo ni intervene. Ariko byakabaye byiza nyine mugiye mwandika kurusha guhamagara. Aha rero nyine iyo havutse ikibazo
warwaye wagize ibibazo bitandukanye, nibwo nyine dushakisha umuti, kandi umuti ushakirwaho ukanatangirwaho. Niho tugusaba gutanga ubukubitagihuru, abandi babita umufuragiro, hanyuma tukagushakira umuti tukaguha nyine, hanyuma ukivura, wazakira ukatugororera, cyangwa se ntunabikora. Benshi ni abatabikora. Aha naho haracyarimo ikibazo, keretse sinzi niba tuzashyiraho ibiciro bifatika kugira ngo, kuko abantu benshi bazi ko niba aguhaye umufuragiro akivura agakira biranatangaje. Hari no kuvuga ngo nakirijwe n'amasengesho. Umuti naguhaye se warawunyoye? Ngo narawunyoye, ngo ariko ngo Yesu niwe wankijije. Fine, ntabwo mbyanga, Yesu niwe ukiza. Uri Imana ni nayo ifite imbaraga mu gukiza, tutanakorana nayo ntabwo mwazajya mukira. Ariko kamen, kugira ngo uyu murimo ukomeze n'abandi bafite ibibazo nabo bikemuke, ntabwo nzi niba byakemuka urimo kuvuga umara gukira ugahita ujya gutanga ituro mu rusengero. Genda uritange, ni byiza. Nako Bibiliya babwira ngo numara gukira ngo ugende wiyereke umutambyi. Ariko si uwakuvuye we, ntabwo ari umuntu wakuvuye, ntabwo akeneye, wagufashije kubona uwo muti ntabwo akeneye kubaho. Simbizi, ahangaha mbona Bibiliya igira ifata ariko birasobanutse nuko wenda natwe tuba tugira ni Bibiliya, wagira ngo ni Bibiliya se cyangwa n'abantu mu mitekerereze yabo en general niko bameze. Bimeze nk'aho umuntu uvurisha umwimerere nta gihembo akwiye, kubera ko niba umuntu yaravuraga cyangwa se yarafashaga abantu gukira, akavuga ngo nimumara gukira mugende mwereke umutambyi, bagerageza kumugororera we akabyanga, aho ngaho Bibiliya iba ishaka kumvikanisha iki? Donc Bibiliya iba ishaka kwereka abantu bakoresha imbaraga z'umwimerere, abantu bakoresha imbaraga z'ibimera, abantu bakoresha imbaraga za Mwuka Wera, ko bo bakwiriye kubaho gute. Cyane cyane ko hano ni ibintu birasobanutse neza. Iyo batangaga icya cumi mu rusengero, ngo babaga bategetswe ko umwaka nurangira bazahamagara umutware w'ubwo bwoko bakakimumurikira. Ibi haraho nabisomye muri Bibiliya, ndumva ari mu Balewira. Bahamagaraga umutware w'ubwo bwoko bakakimumurikira, hanyuma abahanuzi bo bagatungwa n'iki? Hanyuma babandi ubundi habagamo n'abavuzi. Ariko ikigaragara ni uko iyo dukurikiye amateka dusanga igihe cyarageze ahubwo idini rigahindukirira abitwa abavuzi bose rikabarimbura. Idini ryahindukiranye abitwaga abavuzi bose, abatangaga umuti wo mu buryo bw'ikinyarwanda. Ntabwo ari idini gusa, na za politiki zagiye zibarimbura, zikabumvisha ko ibyo bintu bitemewe, bitujuje ubuziranenge, bitagize gute. Donc ntabwo nzi, ariko icyo nzi cyo nuko cyakora ngiye icyo nemera nuko kubika imiti ku bantu bakoresha umwimerere bitakagombye, kuko ntabwo mufite ubwo buryo bwo kubika imiti buri scientifique bwemejwe na laboratoire. Mumenye igihe muyibika n'uburyo muyikonserva, kuko hari amacupa aba agomba kubikwamo imiti, n'uburyo aba agomba kuba akoze, n'ubuziranenge bwayo, uburyo apfundikirwa cyangwa se aba sealed, uburyo bagiteri zirwanwa n'ibindi byinshi. Donc kugira ngo rero njye ibyo ngibyo byose mbyirinde, ne kuzajya ngongana nabyo cyangwa nzagongane no guha umuntu ikintu cyafashaga huyu cyangwa iki, biba ngombwa ko ngukorera icyayi. Kandi nimvuga icyayi ntabwo ari icyayi cy'amazi, ni ubufu, ni poudre. Kumwe ujya kugura amajyane muri quartier se, ntabwo uzi ko ujya kuyagura aba ari amajyane ari akapudre, akantu gaseye, kagafu gaseye.
niko mfata rero nkavangamo ibyatsi nabyo ngura mu bagorozi, yego, kuko narabyize nize uburyo bwo kubivanga mu mpamvu runaka. Ufite umuvuduko wo hejuru, okay, ufite uwo hasi, okay, nta kibazo na kimwe ugira cy'igifu, okay, ugira ikibazo cy'amaraso makeya, okay, ugira ikibazo cy'ububobere, nkagenda nkurikiza ubuzima bwawe. Ufite umubyibuho ukabije, icyayi muha ntabwo ari kimwe n'icy'umubyibuho mutoya cyangwa se umuntu wifuza kuzamura ibiro. N'inama mbagira aho ngaho ziratandukanye. Kuko urumva ntabwo nguha icyayi gusa ngo ndekera. Nguha icyayi nkanakubwira n'ibindi wakagombye gukoresha biza kugufasha gukemura cya kibazo cyawe mu buryo bwihuse. Nk'urugero, ushobora kuba ufite kanseri, urarwaye, vuba aha ngaha bazakubaga, urashaka gukoresha ikintu, donc ikintu wanywa bazakubaga ntugire ikibazo cyo kubura amaraso. Ni nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero ahandi ikintu mba nanga kuzasakirana n'abavuga ubuziranenge bw'ibintu bijyanye n'imiti. Oya, ibi ngibi ni ibiribwa, ni icyayi, ushatse wanamwe nkakigura hariya kuri butike. Cyangwa tukagenda nkakwereka ku mugorozi, dore fata iki, fata kiriya, fata kiriya, fata kiriya, ubivange. N'abari hanze niko mbigenza, abari hanze ntabwo mbabwira ngo ndabiboherereza, ko nta buryo bwa packaging ndagira, uburyo bwo gutekera. Mpitamo gufata amafaranga make ya consultation, hanyuma nkakubwira ibyo ugura aho ngaho. Mba mpazi ahantu bigiye biri, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Canada. Ahenshi ngiye mpazi kubera ko ahenshi donc nakubwira ngo genda urebe abitwa gutya na gutya na gutya na gutya, ukagenda ukabasha kwivura. Mvuze aba diaspora mpita ntekereza ikintu, shaka nkumbuye mu diaspora, ukuntu baba bahumura neza akaba diaspora. Ariko hari n'abagera hano akabanza akajya mu zindi, agataha ubukwe, akajya hariya, mwazahura mugahura agahumuro karamushizeho. Aba diaspora, umuntu waba uzi umuntu uzajya muri Amerika muri ino minsi, nyamuneka, hari uwo nabonye uzagenda mu byo mu kwa 11, ariko habonetse umuntu uzajya muri Amerika mbere ya kuno kwa 10 rwose yambwira, kwa 10 nibura bitarenga kwa 10 yambwira nkazamwitumira, ngo hari icyo nzamutuma. Hanyuma umuntu waba uri mu Bufaransa nawe azambwira, uzava mu Bufaransa vuba aha ngaha. Kandi hari umuntu wavuyeyo abimenyesha yageze i Kigali, muzaye mutubwira. Ariko ese ko nta gutega amanuza sinzi ibintu ngo musigaye mutegana. Abanyarwanda musigaye mufite imitwe, we. Ubu ni ukuvuga ngo kubwira umuntu ko ugiye kugura inzu, kubwira umuntu ko ugiye kugura ikibanza, kubwira umuntu ko ugiye gutangira business runaka, witegure. Arahita atangira kuzirika, icyo bita amasengesho yo kuzirika, kandi barasubizwa. Abana ba dayimoni rwose, abana ba Rusuferi ntabwo muri beza. Mureke ibyo bintu by'ubugome, musigaye mutuma umuntu asigaye aza yububa akazakorora ari uko hageze, kaza bucece. Yamara kubona yururutse ku kibuga cy'indege, yamara kubona ageze muri quartier, akabona gupostinga ati nawe wamenya Kigali. Kandi yari ari kumwe na bagenzi be, hari atarigeze barabura ngo avuge ati ndagiye. Oya, ntago ibintu byo kwishishanya ntago ari byiza. Kandi impamvu twishishanya ni ababi nyine baturimo, tubwira ibyacu ugasanga bahise batangira kugenda bategatega imitego, bagasanga imigambi barayizimije. Ubundi abazimya imigambi mwunguka iki? Njya nkibaza, iyo umubujije kugenda ni wowe ugenda, iyo umubujije kugura inzu urayigura, iyo umubujije kubaka urugo urarwubaka. Ni ikibazo. Iyo umubujije
kurangiza kaminuza urayirangiza wowe, uzasanga abantu b'abarozi nta n'ikintu binabagezaho gifatika. Nko ubuzima bwabo babushyize mu maboko y'umubi no kwirirwa basengera ibyifuzo bibi byabo bigasubizwa. Ariko muzambwire niba ibyifuzo byiza byo bisubizwa. Reka tuvuge ko bisubizwa. Buriya hari ukuntu usanga umuntu w'umugome ari na prospere, afite n'uburumbuke, ariko ibyo mujye mubimenya yuko ari donc mufite icyo bita ibisigarataka gusa, ariko ntabwo mufite ubugingo buhoraho. Kandi nibwo umuntu wese yakagombye kuba aharanira. Njye nahitamo kugira ubugingo buhoraho, ibisigarataka bikaza nyuma. Kandi icyo gihe icyiza cyabyo, ugira ubugingo buhoraho, ibisigarataka nabyo bikazaza byunganira cyangwa se bikiyongera kuri wa mutima mwiza uha abandi, kuri ibyo bintu ari byiza. Rero ni ukuvuga ngo ahangaha umuti tuguha, navugaga nyine ku muti tuguha uba urimo ibyayi bitandukanye. Dufite ibirungo bigera muri 40 twifashisha mu gukora imiti tubaha. Wowe iyo umaze kutubwira ikibazo, tumenya 5 turi buguteranyirize tukaguha 5 in 1 tea. Yes, ahangaha rero ndagira ngo gato nari ngiye kongera gukora ikosa ryo kuvuga ibintu ntari bugaragaze n'umurongo wa Bibiliya cyangwa se naho mwabikura, kandi ibingibi ntabwo biba ari byo. Kandi mu by'ukuri nshaka ko hamwe n'izi audio tugiye kujya twiga ibintu nibura bifite umurongo, kuko kwa kundi ko gutegereza kamera nyine biragorana. Ariko hamwe na audio dushobora kwiga ibintu byinshi, kuko nta n'imyiteguro myinshi bisaba. Now nkuko mwabinsabye, ndagira ngo wenda dukomoze ku gitabo cya Enoki ndimo gusoma. Jo mu kiganiro nari nabahaye, nababwiye yuko tuzareba cyangwa se mu bintu byinshi ndimo gusoma harimo n'impamvu cyahejwe muri Bibiliya. Kugira ngo umenye impamvu igitabo cya Enoki cyahejwe muri Bibiliya, ahangaha ngiye muzajya mumbabarira mpita mbihuza cyane n'ibyo Abanyafurika barimo gukorerwa, right? ngo ndi mu ivangura ruhu, kandi ivangura ruhu rikorwa na ba nyiri ukurikora nyine namwe mutayobewe. Ariko hamwe no kuganira mujye munamenya ivangura ruhu babakorera, ese ni irya none byatangiye bite, ese ubundi kuki barikora, ese ubundi bo ni bantu ki, hanyuma mwebwe bakorera iryo vangura muri bantu ki. Ahangaha bigiye bisobanuka, byatuma n'abayobozi bacu cyangwa se nyine abahawe igikundiro cyo kutubamo abayobozi bakagombye kujya bakora ibishoboka byose bagakorera mu nyungu z'umuturage wabo kurusha gukorera mu nyungu z'ibyigize Imana kuri twe. Ndabivuga gutyo kuko kigaragara nuko hari Imana y'ukuri, ariko hari ibyigize Imana mu cyimbo cy'iyo Mana y'ukuri bidutwaza igitugu kandi bitakagombye. Aha rero dufite igitabo cy'Itangiriro igice cya 5. Murabyibuka neza ko igitabo cy'Itangiriro gifite ukuntu gikomoza ku bintu bijyanye n'uburyo abantu babayeho ku isi, n'uburyo abirabura n'aburundi ruhu baje kubaho, ariko kikabivuga mu buryo nyine butaza kubangamira inyungu zabo ngabo batwaza isi igitugu. Reka turebe ku murongo wa kangahera, kuko mu igice cya 5 cy'Itangiriro kivuga ibijyanye n'urubyaro rwa Adamu. Kivuga ibijyanye n'urubyaro rwa Adamu, hanyuma hano hakazamo ngo uwitwa Henoshi. Ugenda ugisome cyose, ntabwo ndi bugusomere byose, ariko hano Enoshi yamaze imyaka 90 avutse, abyara Kenani. Amaze kubyara Kenani, Enoshi arongera amara imyaka 815 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Uwo ni Enoshi, ariko akaba ari umuhungu
donc ni umwuzukuru wa Adamu. Ndimo ndavuga ko ni ukuvuga ngo usomye kino gice cyose uko natangiye ngisoma, ubona uyu Enoki tugiye kureba ni uwo mu gisekuru cya kangahe? Ni uw'igisekuru cya karindwi. Nubisoma byose nyine, kuko ntabwo nabasha guhita mbisoma byose mu kiganiro, ahubwo turaza ku murongo wa 18, kuko Enoki uyu nguyu igitabo cye cyanze gushyirwa muri Bibiliya. Ni umuhungu wa Jared, cyangwa muri Bibiliya yacu y'ikinyarwanda bamwise Yered, hari abamwita Jared, abamwita Jared. Hanyuma reka turebe ku murongo wa 18, haravuga ngo Yeredi yamaze imyaka 162 avutse, abyara Henoki. Amaze kubyara Henoki, Yeredi arongera amara imyaka 800, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Yeredi yaramye ni imyaka 962, arapfa. Ku murongo wa 21, Henoki yamaze imyaka 65 avutse, abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300. Tubonye ko yabyaye bwa mbere afite imyaka ingahe? 65. Hanyuma amaze kubyara Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365. Kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Ahangaha izindi Bibiliya iyo ugiye ukazisoma nyine bakubwira uburyo yazamuwe, uburyo yimuwe, uburyo donc mu gupfa kwe ntabwo yapfuye urupfu rusanzwe, we yarazamuwe. Yes, hano rero mu bitabo muri livre audio naje kumva, aribyo mwansabye ngo nzaba basangize kuko mukunda kumenya. Barakubwira ngo ariko iyo audio wanayisangaho kuri YouTube, irahari, aho babaza ngo, aho bavuga ngo niki cyatumye igitabo cya Enoki cyarahejwe muri Bibiliya. Ubundi baravuga ngo ni igitabo cya Enoki umunyetiyopiya. Enoki avugwa mu itangiriro yitwa umuhungu wa Jared wa Seti, kandi nawe wari umuhungu wa gatatu wa Adamu. Imyaka yahawe ubwayo yerekana ubudasa bwa Enoki n'abandi. Ni ukuvuga ngo imyaka ye yahawe 365, igaragaza ko atandukanye n'abandi bari bamubanjije, kuko bo bari bari muri za Adamu ni 900, abandi ni 660, gutyo, ariko we biragenda bikaza muri 365. Niko uyu mwanditsi nyine avuga. Ahangaha rero iyo bakubwira ibijyanye n'uwitwa Metusalem, cyangwa se umujyi waje gukurwamo kubanwamo iki gitabo n'ibindi, bavuga ko ari imyaka hafi 1000. Ahangaha mu kindi gitabo nanone cyitwa icy'Abaheburayo havugwamo uburyo Enoki yakundwaga n'Imana, akavugwaho ko yazamutse mu ijuru atagombye gupfa. Inyandiko rero z'intoki zo ku nyanja ipfuye, Mer Morte, zavumbuwe mu 1947, hagati y'1947 n'1956. Izi nyandiko abantu ntabwo bazivugaho rumwe, bajya bavuga ati baragenda bakazihisha ahantu, hanyuma bakazigarukishwa nyuma y'imyaka 10-20 kugira ngo bagaragaze ko ari inyandiko zo mu gihe cya kera, ariko ntabwo ntekereza ko ibingibi natwe twabyemera gutyo. Keretse tubwiye uti bazihahisha ndeba, bagaruka kuzihishura ndeba. Ariko ikigaragara ni uko nyine hari ibyo atari ngombwa ko wemera komtere, ariko nanone ntujye kubihakana kuko ntabwo biba byabaye uhari.
ahangaha rero ibyavumbuwe byiswe iby'abanyetiyopiya, icyo gitabo kimaze kuvumburwa bahise bavuga ngo ni icy'abanyetiyopiya. Icyo cyo muri izo nyandiko z'intoki zo ku nyanja ipfuye zabonetse nyine hagati ya 47 na 56 nyine mu 1900. Abisirayeli barazirojese, barazanze, bavuze ko ibyo bintu ari iby'abanyamahanga, ni iby'abanyamahanga, ntibabyita ibyabo. ngira ngo wenda bafite Tora, bafite iki, ntabwo bagombaga rero guhita bemera icyo gitabo nyine kivumbuwe ku nyanja ipfuye, kandi bafite Tora bumva ko nyine yakagombye kuba idomina ibindi byose. Ibyo nyine nayo mpamvu babivumbuye bagahita bavuga ati ni iby'abanyetiyopiya. Byaje kuvugwa rero ko ari ibintu byanditswe ibinyejana 3 byose mbere ya Yesu. Bari abantu bakora ubushakashatsi bagashyiraho imiti, ari izitwa carbone 14 n'ibindi, bakamenya imyaka icyo kintu kimaze. Bo bemeje yuko igitabo cya Enoki gishobora kuba cyaranditswe ibinyejana 3 mbere ya Yesu. Kugira ngo wumve ubusaze bwabyo, wabigereranya n'ivanjiri ya Yohana, yo ivugwaho kuba yaranditswe muri za 85 igihe cyacu, ntabwo ari 1985, ni mu wa 85. Igitabo cya Enoki rero cyiswe icy'abanyetiyopiya kuko umwandiko wacyo wagumishijwe mu rurimi rwabo rwa kera. Ko ni cya kindi cyitwa Amharic cyangwa Arame, simbizi, ni kuzakora ubundi bushakashatsi bwinshi bwemeza ibyo n'uyu nguyu arimo kuvuga. Aho rero niho bahera bavuga ko ari Bible y'abanyetiyopiya, bikaba bihabanye cyane n'ibyo Abisirayeli n'Abakristu bemera. Niyo mpamvu inama zitandukanye zemeza le livre canonique ntabwo iki gitabo bigeze bacyemera, kuko ni igitabo nyine bibavuga ko kuri bo ari icy'abanyetiyopiya. Kandi nk'uko mubizi cyangwa se nk'uko nkunda kubikomozaho, umwirabura n'ibyo byose agomba guhezwa, agomba gushyirwa ahantu, kuhikura bizamugora, bihereye no mu myemerere ye, bihereye no mu muco we ye, bihereye no mu byanditswe byitwa ko byanditswe n'umwe muri bo ye. Ahangaha ugasobanukirwa neza ko Etiyopiya ntabwo ari kariya gace kiswe nyine Etiyopiya na Berlin, ahubwo Etiyopiya bisobanuye umwirabura en general. Etiyopiya, Egyptos, abafite uruhu nyine ngo rwokejwe n'izuba n'ibindi. Gusa nyine kuri iki gihe hakaba hatuwe n'abantu ubona bagenda bagira uruhu rucya cyane, bakanakubwira ukuntu ngubu ikintu cyitwa mukorogo kirimo gukora akazi gakomeye cyane muri ibyo bihugu byaba iby'Ubuhinde, Etiyopiya, Nigeria, Egypte, za Sudani, ahantu nyine usanga umwirabura agira ipfunwe ry'uruhu rwe akaruhindura kugira ngo arebe ko yahaha, kandi ugasanga nyine ni ikintu cy'icyuka bagenda bagashyira hariya, n'udafite urwo ruhu rwera ntahahe nyine, bikaba ikibazo. Ni ibibazo wenda nawe ufite ibyo usanzwe uzi, ufite ibyo usanzwe ujya ubona, uzatubwira uko ujya ubibona, cyangwa naho utuye n'uburyo ubibona. Hari nk'abo batubwiye bitwa ba Aborigene bo muri Australie, nibo ba nyiri ubutaka, nibo bakavukire bo muri ibyo bice, nibo bari bahatuye mbere y'uko Abongereza bahajyana abazungu bo kujya kuhaba. Ni amateka maremare, ariko ubu tuvugana uwitwa umu Aborigene bakunda no kuba mu bindi bihugu ngo nka n'ibirwa bya Malenezi, noneho banza ntakibagiwe. Barakubwira ngo ntabwo bafite uburenganzira nk'ubw'ab'uruhu rw'umweru, ab'uruhu rwera ntabwo abo bantu bagira uburenganzira nk'ubw'ab'uruhu rwera. Ndetse baranacakazwa, hahandi usanga baragiye babakoreraho ubushakashatsi, bakagenda bababuza kubyara,
abandi bakaba bashaje gutyo nyine, abandi bakarwara indwara zitandukanye ziterwa n'ubukene. Babwirwa n'uko bagira imisatsi isa nk'iy'abazungu ariko uruhu ari igikara, uruhu rw'igikara tsiriri. Rero ni ibintu biba byumvikana, ubundi wenda ni uko abantu benshi bakunda kubirenza amaso, ngo babirenza amaso umutima ubizi. Abantu benshi bakunda kwirinda no kubivugaho cyane, banga kwiteza, bavuga ati bitanturukaho, ntiteze ibibazo, ntagirane. Ariko ibi ngibi binasobanuke burya iyo abantu barimo kugira politiki mbi, iyo abantu barimo kugira imikorere idahwitse, bahemukira abo bayoboye, bagira gute, baba bari muri iki kintu nyine kijyanye no guca akazi uwitwa umwirabura. Ibi ngibi ntabwo nzahwema kubivuga, cyangwa se ngo mbivuge bihagije ku buryo ngeraho sinongere kubivuga. Wambwiye ngo muransubiramo ibintu bimwe, I don't know, ntabwo nzi niba nsubiramo ibintu bimwe, biterwa n'ibyo nabonye. Aha rero Abisirayeli n'abakirisitu ngo ntabwo bigeze biyumvamo iki gitabo cya Enoki, bitewe n'uwo Enoki ari we. Nk'uko tumaze kubibona muri Bibiliya, avuka mu gisekuru cyo kwa Kanani. Nibyo, Kanani ni uwuhe? Ni abirabura, ni igice cy'abirabura. Ahangaha ubwo hari hataravuka ya mahanga abiri yaje kuvamo uwitwa, hari hataravuka ba bandi baje kuvamo umwe, amahanga abiri yarwaniye mu nda. Abadive nibo bakunda kubyigisha cyane, ariko n'abandi buriya barabisoma. Reba umugore witwa Rebeka, Rebeka yari ataratwita ngo abyare umwe witwa Cyoya, n'undi waje kwitwa Muriganya n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahangaha nyine Enoki, ikigaragara ni uko ahangaha abantu bose bari bakiri abirabura gusa, nta w'uruhu rwera wari wazamo. Nubwo abakoresha media na multimedia bagerageza kubicurika, bakakwereka Adamu w'igikara, bakakwereka Seti bakakwereka Adamu w'inzobe na Eva w'umuzungu, bakakwereka Kayini, bakakwereka Abeli, bose bakabakwereka mu ruhu rw'umweru cyangwa se mu ruhu rw'igitare. Ndabivuga gute rasore, bakabikwereka mu ruhu rwera. Ariko ahangaha abantu hari hataravuka ya mahanga abiri yarwaniye mu nda ya Rebeka, nk'uko nyine bivugwa ahangaha. Rero Enoki ngo yagenderaga, reka ndebe neza, Enoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Uyu Enoki wagendanaga n'Imana ntaboneke kuko Imana yamwimuye, birangiye igitabo cye idini rigiheje mu bindi bitabo byemewe muri Bibiliya. Ubwo nta kintu mwumvamo. Idini ryanze ko kijya muri Bibiliya, igitabo cy'umuntu Imana yazamuye akajya mu ijuru adapfuye, cyangwa se reka ne kuvuga mu ijuru, Imana yimuye ikamuvana mu bandi, kandi ngo yagendanaga n'Imana. Uyu nguyu rero iyo kino gitabo ndimo gusoma nzagenda mbabwira, kirimo ibintu byinshi bisobanura noneho ukuntu Enoki, inyigisho, kuko hari aho yageze ngo aragaruka, nabyo tuzabigeraho. Reka mbereke ibyo uyu munsi ngomba kubabwira. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko umwuzure uba, nkurikije ibyo maze gusoma muri icyo gitabo, mbere y'uko umwuzure uba, Enoki wari warimuwe yagarutse kwa Nowa. Muzamenya byinshi kabisa. Nta na hamwe kandi iki gitabo kigeze cyemerwa nk'ikigize inyandiko zemewe za Kiliziya. Turibaza impamvu bimeze bityo. Turavuga uyu mwanditsi nyine w'ibi ngibi aravuga ati, ese iyi nyandiko yaba irimo amabanga abangamiye amadini twayobotse, cyangwa nanone abatuye isi
babona bate muri rusange ibijyanye n'Imana? Hahandi tujya twumva abantu biyasira ngo ni ukuri, ngo ibyo ngo Imana itabemereye ngo nimukajye mubikoraho, ngo kubera iki, ngo abagatulika ngo bamenya ngo abatagatifu. Gatolika bamenya abatagatifu, hanyuma wowe urimo kuvuga ngo Imana ya Isaka na Yakobo na Nuzi, urimo kuvuga iki? Ibyo Yesu ntiyabyiyamye abantu akavuga ati Imana si y'abapfuye n'iy'abazima? Hanyuma wagaruka mu Rwanda ugahita ubona ukuntu noneho baje bakatwumvisha ukuntu abakurambere bacu ari ibivume, nta n'uwakagombye kubitekerezaho, nta n'uwakagombye kubivugaho. Ni bya bindi iyo mvuze ngo ndasuhuza kandi nkazirikana n'abatuvuyemo batakiri hano ku isi, abantu bose bahita banyanjama ngo nsenga abadayimoni. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni uko aba bantu batubanjirije ku isi hari ubuzima babayemo, hari intambara barwanye, hari ibibazo bahuye nabyo, twakagombye kuba dufatiraho tukavuga ngo ubwo kanaka sogokuru wanjye yavuye hano ababaye, ubwo nyogokuru wanjye yavuye hano ababaye ku bw'iki kintu, njyewe ngomba kurwana nacyo. Ariko barakiguhisha kugira ngo bitagenda gute, kugira ngo utaza kukigobotora, ahubwo kigende kirimbure sogokuru wawe, kirimbure sogokuruza wawe, kirimbure ubuvivi n'ubuvivure, nawe kize kikurimbure nk'umwuzukuru wawe wo ku kinyejana cya kangahe, wo ku gisekuru cya kangahe. Ntabwo byakabaye ariko bigenda. Inyandiko ya Enoki rero igiye irimo ibyo bintu byose bijyanye n'uburyo isi, ikiremwa cy'umwuka cyagombaga kuyigarurira cyangwa se cyari cyarayigaruriye, n'uburyo abantu bagombaga kurwana iyo ntambara n'ibyari kubafasha. Inyandiko ese hari uwacika intege aciwe intege nuko Enoki yaba yarazamuwe? Ese kumenya uko Enoki abayeho aho ngaho muri uko kuzamurwa no kumenya gukontakitana nawe, ni inyungu ku bantu, ni inyungu ku idini, ni inyungu kuri nde? Aha ngaha muhatekereze cyane. Iyo bakubwiye ngo umuntu ugerageza kuganira cyangwa se gukontakita cyangwa se gushyikirana mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'abamarayika, abakoze icyaha. Kuko aha ngaha tuzagenda tubireba, turebe ukuntu Enoki yaje guhinduka marayika. Icyo gitabo kirabivuga, ntabwo nahita mbivuga none aha ngaha. Icyo gitabo kirabigaragaza, kigaragaza uburyo Enoki yaje guhinduka marayika unakomeye cyane mu ijuru. Hanyuma aha ngaha nahita mvuga n'akantu kitwa abarangi. Muzarebe ukuntu amadini yose yitumira ku barangi. Ntabwo ndi umurangi, sinkeneye no kuba umurangi, sinanabiteganya, kuko njyewe ntabwo ubutumwa nababwiwe ngo abo ngabo bose uzajya muri, niba navuga gute, uzajya muri dimansiyo iri hejuru yabo. Ntabwo ari nk'aya ndi ya Mutabazi Kamembe. Ariko uzajya ugenda ukebura bose, donc bitavuze ko barushije ubwenge, bitavuze ko, ariko uzajya ubarebera hejuru ukoresheje ijisho rya gatatu, buri wese umuhereza ibye. Uko niko nabwiwe 2018. Twikomereze. Enoki rero yarazamuwe, ariko Bibiliya igomba kudusubiza ikibazo kigira kiti, Bibiliya ubwayo niyo ibyiyemerera ko Enoki yimuwe, ariko ntabwo itubwira ni gute kandi se kuzamuka kwa Enoki kwagenze gute. Ubundi aha ngaha harimo ibintu byinshi, hakagombye kuba habamo icya mbere, muri ibyo bihe Enoki yabagaho gute byamuhesheje kuzamurwa mu buryo bw'igitangaza. Ibi ngibi ntabwo idini rishaka ko mubimenya. Nimubimenya ntabwo muri buze gukorera mu nyungu zaryo. Hari n'ahandi nabonye iyi si iriho ibintu ngo ujye ureba ujye uhanga amaso gusa ibikuri hafi bibasha kukwiyereka, ibitabasha kukwiyereka nabyo bizakwiyereka igihe nikigera.
aya ni amagambo y'umwigishwa witwa Tomasi. Bivuze ngo iminsi yose itambutse abantu badashaka kumenya Enoko ni muntu ki, byagenze gute, cyari igihe cyo kugira ngo igihe nikigera ibintu bijyanye na Enoki bizahishurwe mu gihe cyabyo kandi mu gihe cya nyacyo, cyangombwa kinakenewe bitewe n'ibizaba bihari. Iyi Bibiliya y'Etiyopiya rero itanga amakuru menshi kuri icyo kintu kijyanye n'uburyo Enoki yazamuwe. Yaragiye arandika agaragaza imibereho y'umuntu uri mu Mana bya nyabyo, ubuzima yakagombye kubabamo. Mu gihe idini riza ntimukanywe inzoga, ntimugakoreho, ntimugasomeho, ntabwo ariko bimeze. Ntukarebe iruhande, ntukarebe hirya. Enoki yarabyaye, nabibonye hera muri cya gitabo cy'Itangiriro igice cya 5. Enoki yamaze imyaka 65 avutse, abyara Metusela. Ntabwo kugira ngo ube umuntu w'Imana bigusaba kubanza, cyangwa se umuntu Imana yemera, umuntu Uwiteka uhoraho, Imana Nyagasani ushobora byose yemera, ntabwo bigusaba kubura uri umuntu udakora imibonano mpuzabitsina. Ikiriya kintu niba hari ubuyobe buhari kandi abantu benshi binjiyemo batabizi, ku buryo umuntu aba yumva, kugira ngo abana be bamenye ko ari umuntu mwiza, kugira ngo n'abaturanyi bamenye ko ari umuntu mwiza, agomba kuba adakora imibonano mpuzabitsina. Gute se ahubwo ko icyo ngicyo ari cyo kigeragezo kibi cyane kikuraza usambanywa n'abadayimoni? Ibi byose iki gitabo cya Enoki kirabigaragaza. Hano rero ndabona akantu nakoreshaga ngo mbone kari kugenda kanyigiraho nabi. Hano aya mayobera yose y'ijuru n'isi yahishuriwe Enoki mu kuzamurwa kwe. Kuko hano hari ikintu gikwiriye no kuzasobanuka uko tuzakomeza kugenda tuganira. Iriya nkuru yo kugwa kw'abamarayika murabizi ko ivugwa mu gice neza gikurikirana n'ikivugwamo Enoki n'uburyo yaje kuzamurwa cyangwa se kwimurwa. Ahangaha hari mu bihe bye. Uyu munsi idini n'amashuri ryashinze, iyo mvuze idini mvuze amadini muri rusange, bakwirakwije igitekerezo y'uko nta contact n'imwe twakagombye kugirana n'abamarayika. Donc ibyo bintu byo kuvuga abamarayika, kuvuga ku bamarayika, ariho naringiye kuvugira abarungi cyangwa abarangi n'iki, abantu benshi birirwa bahaye akato babatuka batabanje no kubanza ngo bashishoze bamenye ngo bimeze gute. Ahubwo ukagenda mu kigare cy'abarokore. Nanjye ibi byambayeho, aho mpagarara nkumva vodu, nkumva donc nayivuga nk'urimo kuyiryoza, kandi atari ko byakagombye kuba bigenda mu by'ukuri, kubera ko ahangaha haragomba kuba ubushishozi bwinshi cyane kugira ngo abantu bamenye ese amayobera yose y'ijuru n'isi yaba yarahishuriwe Enoki mu kuzamurwa kwe. Idini rero rimaze kumenya yuko iki gitabo cya Enoki mu by'ukuri cyamenyekanye, hari abakivumba, hari abiyemeje kugihindura mu ndimi zitandukanye, bakagenda bakibwira abantu kugira ngo bahishure uburyarya n'ubugome bw'idini. Bahise batangira gukora noneho campaign zumvisha abantu ko nta contact twakagombye kugirana n'abamarayika. Pourtant mu bihe bitandukanye abantu bagiye basurwa n'abamarayika, abamarayika bakaza gutanga ubufasha aho bibaye ngombwa. Kuko ikigaragara, iyi si ukuntu idukanda ntabwo ari ibintu wapfa kwikuramo
cyane cyane ko twamaze kwigishwa ko ntabwo twe turi abantu ba none, iyo dupfuye biba birangiye, iyo umwuka ukuvuyemo usubira ku wawutanze finishi bikaba birarangiye. Ntabwo abantu baragasobanukirwa imbaraga zibarimo ubwabo, hakumenya ko noneho izo mbaraga zibarimo zinarenze iz'umwanzi. Twarabitinyishijwe, uzabona n'umupasiteri arimo kubwiriza avuga imbaraga z'umwanzi, azivuge azitature kuva ku kambere kugera ku kanyuma, ariko ntabwo ari agatinyuka kuvuga ku mbaraga z'icyiza n'imbaraga z'umucyo zishobora kuba mu minota mike nk'iyo guhumbya zazimya za zindi z'umwijima. Ibi ngibi rero ubwo hari igitabo cyitwa Reveilleur, Livre de Veilleur, kiza muri icyo gitabo cya Enoch nyine, tuzanareba n'ejo nagikomojeho. Ariko mwabantu mwe, umwijima turimo, ntabwo mvuga umwijima nk'uko ubona nyine utangiye kwira, umwijima turimo wo mu buryo bw'umwuka, igihu gikingirije ku bwenge bw'abantu no ku bwonko bwabo, kandi noneho kikabagarirwa cyane n'abantu bakabaye aribo barwanya uwo mwijima. Birababaje, biteye agahinda ndetse biteye ubwoba. Ni ukurwana dushikamye, kuko ahangaha ntabwo wahagarara ku ruhembe rwo gusenya ikinyoma cya Bibiliya gusa, ikinyoma cyashyizwe muri Bibiliya, kuko Bibiliya yose ntabwo ari ikinyoma, gusenya ikinyoma cy'idini gusa udakomoje no kuri ya politike n'ubundi iba iyobowe n'abanyuze muri iyo Bibiliya. N'ikimenyimenyi uzabona barahira bayifite, arahira yikoreye Bibiliya, afashe Bibiliya mu ntoki akaba ariyo azamura. Hanyuma ubutegetsi cyangwa se ubwami bw'abirabura bukagenda bukayongoberezwa muri iyo Bibiliya. Iyo Bibiliya yavanywemo ibitabo by'ingenzi byakabaye bigaragariza umwirabura no gukomera kwe n'ubuhangange bwe. Hanyuma ukaza ukambwira uti jya uvuga iby'Imana gusa cyangwa se uvuga iby'imiti gusa. Hari umushuti wanjye ujya ubimbwira kandi ibyo wambwira nibyo. Kubera iki? Hari abashobora kunyikangamo umuntu uje kubarwanya no kubakura ku ngoma bakaba banyirenza, baba bampuye ubusa mu by'ukuri. Ahubwo mba ngira ngo mukanguke mw'abantu mwe, mukanguke musobanukirwe ibyo murimo, ubwo butegetsi mwahawemo inkoni y'ubushumba, mumenye ukuntu mubutwarana n'ubutegetsi bw'idini. Abategetsi b'idini bishimira yuko ngo abategetsi ba gipolitiki ngo turakundana ngo kubera ko ngo turabafasha. Niko se munyedini, iyo ufashije, kuko hari umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze wavuze ngo la religion est l'opium du peuple, sibyo? Iyo uzanye idini ugasinziriza umuturage, umuturage akarenganywa, ureba ukajya umuha karisitiya, ukamukubita amasezerano atazarangira, ukamukubita ifunguro ryera, ukamushyiriramo ikimansuro. Mwebwe ngo mukita ngo icyari ngo nuko cya kibyino cyanyu mukita ngo iki, za ntuza hari imbyino abagore babyina, usanga bose bazi kubyina, cyane cyane abagore bakenyera agatenge bakagenda babyina, babyita ngo iki, gusirimba. Igisirimba, ukabakubitiramo igisirimba, ukabakubitiramo guhimbaza, warangiza ukavuga uti, wafata ijambo ukavuga uti leta rwose tubanye neza kubera ko tuyifasha abaturage. Mu by'ukuri urumva utari umugambanyi unarenze. Kubera iki? Ntabwo urimo gukebura ya leta ngo ifashe abaturage kubaho neza nk'uko Imana itwifuriza kubaho neza, sibyo? Ahubwo uri gukingira ikibaba umutegetsi wa politiki
ngo yikorere ibyo ashaka, arye ruswa, akandamize, agire ate, yambure, yikubire, yirundeho, yigwizeho, hanyuma wowe ukajya hariya ugaha umugisha ingabo zigiye ku rugamba kujya kurwana kumena amaraso, ugaha umugisha ibibi byose birimo kubera mu isi, ugaha umugisha abafata abana ku ngufu ntibaburanishwe kubera ibyo bari bo, ugaha umugisha abakora ibibi byose bishoboka, abiba, abambura, abarenganya abantu mu buryo butandukanye. Bwose mutandukaniye n'abanefiri. Wakabaye ahubwo uvuga uti njyewe nk'umutegetsi wo mu idini negera umutegetsi wa politiki nkamwereka ukuntu ibintu bikwiriye kugenda, nkamwereka ukuntu adakwiriye kunyereza umusoro wa rubanda, nkamwereka ukuntu adakwiriye kurya umuhanda, nkamwereka ukuntu, hanyuma aho ngaho wenda nubwo tutahabanamo neza ariko cyangwa se no mumufasha no kumugira inama nkamufasha gukora neza, ariko sibyo murimo gukora. Ahubwo mwebwe muragenda mugafata mukavuga muti abaturage tubafasha, leta ikagira abaturage b'abakirisitu bakijijwe, batazigaragambya, batazakora ikintu kibi, batazabaza uburenganzira bwa nicyo uba ushatse kuvuga. Buriya nicyo uba ushatse kuvuga, ushatse kutubwira ko wowe ucubya aba baturage bagashonyokera hariya, bakarwara amavunja, bakicwa n'inzara, bakanyagirwa, bakabura uburyo bwose bushoboka, wowe uri hariya ubereyeho kugira ngo hagati y'abaturage na leta habe umwuka mwiza. Ariko uko ni ukurira ku mpengi, niko babyita mu kinyarwanda. Ntabwo ari ugufasha abaturage kubera ineza wagiriye bari abaturage, cyangwa se ukabwira n'abayobozi bakagirira abaturage neza, ahubwo wabakubitiyemo ya opium du peuple, bari gusinzira, bameze nk'inkoko zarwaye umusinziro batabona ibibakorerwa. Ahangaha rero Book of Enoch yabuzanyijwe muri Bibiliya, irimo n'uburyo aba bantu bagombaga kurwanwa mu by'ukuri, kuko buriya baba barimo gukorera mu kwaha k'umurimbuzi. Mbibabeshya se? Ni ukuvuga ngo muri gukorera mu kwaha k'umurimbuzi, mwitonde, mubituze, mubigendemo neza, kuko Pawulo yigeze abwira Timoteyo ngo uyobore itorero nk'uzaribazwa. Uyobora iki? Uyobora itorero nk'uzaribazwa. Aha rero kuba uzabazwa itorero mu by'ukuri byakagombye kuba bigutinyisha kuruta kwicara ukigamba uti mbanisha neza leta n'abaturage, ariko wajya kureba neza uburyo ubanisha leta n'abaturage ugasanga ça implique gufasha abaturage guhondobera gusa, ariko ikibi utacyamaganye. Ahangaha rero nari navuze ko nza kubabwira kuri ya majyane, nanone nkasoza nyavuga kubera ko mu by'ukuri nkeneye amafaranga. Murabizi abanyeshuri bagiye kujya ku ishuri ejo bundi, abanyeshuri bagiye kujya ku mashuri, twasaze, twatarataye, twabuze aho twerekera, nta hepfo nta haruguru. Ufite abana barenze umwe mu by'ukuri birimo biragenda biba ikibazo. batubwiraga kurinda, batubwiraga ariko si ngo tuzabifata gutera. Ubuse tuvuge ko abatubwiraga kugabanya imbyaro bari bafite rezo? Ntabwo njye ariko mbibona. Ntabwo ariko mbibona. Abatubwiraga kugabanya imbyaro, ndabivuga gutera, ntabwo bari bafite rezo, ahubwo batubwiraga kugabanya imbyaro kubera ko bari bazi uburyo isi igiye gushyirwa mu kaga, kandi babigizemo uruhare. Abo batubwiraga kugabanya imbyaro bazi ibyo bagiye gukorera isi, bizatuma umuntu uzaba ufite abana benshi azabura uburyo bwo kubarera, hanyuma bagatanga uwo muburo, ariko mu by'ukuri uwo muburo atari wo wakabaye uba mbere. Hakagombye kuba ubwo harabaye uburyo bwo kurinda za leta gusesagura umutungo w'abaturage. Noneho abaturage iyo batasesagurira umutungo, niho uburezi bugira ireme. Uburezi bwamara kugira ireme, mwabonye ko byikora. Iyo uburezi bwamaze kugira ireme, ababyeyi bize ntabwo babyara nk'abatarize, right?
hanyuma ababyeyi bize batabyaye nk'abatarize abyara umwe akabyara babiri azashobora kurera kandi akamubyarira ku gihe yabanje kubanza kwiga, naho twebwe nyine izo sitarago zose ugahita wisanga ni ukuvuga ngo abantu iyo bakennye nibwo n'ibyaha byiyongera byo gufatana ku ngufu, gusambanya abana batarageza imyaka n'ibiki, ni byinshi bundi buriya ni uko wenda abantu bamwe batajya bashaka gushaka relasiyo iri hagati yabyo, ariko nujya kureba uzasanga ahantu hahora intambara abantu, wabonye ukuntu mu nkambi haba hari ibibazo byo kubyara abana barenze, wabonye ukuntu biza kugaruka muri gahunda zo kuvuga ngo niba tuvuga intambara ibaye ikarangira, inyuma y'intambara uzi ukuntu abantu baba bihebye bahita babyara abana, ukabona umugore ahetse umwana yikoreye n'inda ashoreye n'undi mwana, kuko bahita bagwa mu kintu cya depression n'agahinda kabo bamaze gupfusha, ndimo ndabyara ngo nzibe icyuho cy'abapfuye. Bikaza kuba ibibazo rero iyo iguye nyine mu bantu bafite ubumenyi buke, nta kumenya gahunda yo gupanga ibikorwa, ese urateganya kuzaba nde, nta ejo hazaza, ibiki n'ibiki, planning reka data, niyo mpamvu babyita planning familiale. Hanyuma rero twisanze nyine abana tubafite kandi twishimiye kuba tubafite, ahubwo byakagombye kuba njyewe ubwinshi bw'abantu bwakagombye kuba isoko y'iterambere, kuko aho abantu bari bakafashwa neza ku bijyanye no kugera ku butunzi n'iki byose, no kubashyiriraho gahunda ihamye, abo ngabo nibo ahubwo baba bari ejo hazaza heza. None nk'ubwo byaricuritse, mudufashe rero murebe kuri ibi biganiro nyamuneka, turebe yuko amakaye y'abana yaboneka. Ubwo arajanga mba ndi kugaya, none se ko akari mu mutwe kuzuye umutima ariko gasesekara ku munwa, muragira ngo se mbabwire ibindi ntafite muri njye ibyo nifitemo ni ibyo ngibyo. Kora like, kora share, kora subscribe, teza imbere iyi channel, turebe yuko amafaranga yaboneka. Ari ngiye kubabwira nyine iby'icyayi, muze tubwire tubahe icyayi, cya kindi gituma babandi nabonye mu majyepfo harya ngo byagenze gute, Disney yabyanditse kuri page yayo, se mama ndi bubibone ngo abagabo ngo basigaye babipa, mureke kubipa, dore icyayi hano uza ugafata, twebwe ntabwo tukiguha nk'amazi, ntabwo nubwo tukiguha nk'ibinini, ntabwo dufite ubushobozi bwo gukora ibinini, tukuvangira icyayi dukurikije ikibazo ufite, ubundi ikibazo kigakemuka. Ngo reka ndebe ngo abo bantu reka tubashimire tubabwira ngo tubararikire ikindi kiganiro kiza kuvuga ku bijyanye n'ububobere no gucika intege kw'abagabo, byavuzwe mu majyepfo hariya hepfo. Twari turimo kuvuga nyine kuri ibi ngibi bijyanye n'igitabo cya Enoki, tuzakomeza kugenda tukibasomera, si ukugisoma ni livre audio ndi kumva, tuzakomeza kugenda tukiyumvira, tubumviremo iby'ingenzi birimo, ndetse no mu ivanjiri ya Thomas naho tubumvira iby'ingenzi birimo byabafasha, tunareba nyine impamvu byagiye bibuzwa abantu abakristo mu madini atandukanye, kuki byabuzanyijwe muri Bibiliya, ni iyihe mpamvu. Mujye mugenda mumenya nyine isi murimo uko ibafata, mwebwe ndabwira mwebwe bene Kanani, bene Henoki, bene Ndera, bene Kemeti, bene Kamiti, kuko amakuru menshi y'ibi bintu rega tujye tunabyumvikana, wenda mutazajya mugira ngo ndayahimba, nyakura ku mbuga zitandukanye zirimo izitwa Kemeti Combatant, n'izindi zivuga ku mateka y'abirabura n'ibindi. Namwe mwajya mujyaho mukagenda mwirebera, mukamenya isi tubamo uko idutwara n'impamvu idutwara gutyo. Kuki
abirabura ari bo bagirirwa nabi ku isi mu buryo ubona buteye agahinda, kuko ntabwo uzabona umwirabura ajya kwica umushinwa iwabo, ariko abashinwa baza hano kwica abirabura, kubazirika no kubakubitira ku biti. Ni ikintu bita, niba navuga, ni ikintu gitaraverisa ibinyejana. Umwirabura ni uwo guhambirwa ku biti agatwarwa kujya gukorera ubusa, umwirabura ni uwo kwicwa, umwirabura ni uwo kwamburwa ubwami bwe, umwirabura ni uwo kwamburwa ubutegetsi bwe, umwirabura ni uwo kubuzwa ubutunzi bwe, umwirabura ni uwo kuvanwa mu gihugu cye, umwirabura ni uwo kurindagizwa mu buryo bwose bukomeye. Ariko ibi ngibi byakagombye kurangira, cyane cyane ko bavuga mu kinyarwanda ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Ni hahandi usanga uwakabikoze cyangwa se uwakabigizemo imbaraga, uwakabishyizemo umwete ngo arwanye icyo kintu cyangwa se agiharanire, usanga nyine ahubwo arimo kugenda agitiza umurindi. Nyamuneka rero twirinde. Ahangaha cyane cyane mba ndimo gusurinya cyangwa se mba ngira ngo aya makuru cyangwa se ibingibi ndimo kuvuga byumvwe cyane cyane n'abantu bafite ijambo, haba ari mu Rwanda haba n'ahandi, nubwo mbivuga mu kinyarwanda gusa, ariko ndabizi yuko ururimi rw'ikinyarwanda nshobora kubivuga gutya ukagenda ukabitradwiza ukabibwira mugenzi wawe. Abafite bya bindi bita ngo bavuga rikijyana, abafite ijambo muri rubanda mwakagombye kumenya umwanya mukwiriye guhagararamo kugira ngo iki kintu mugishyireho akadomo. Ndavuga ikintu cyo gutyoza umwirabura no kumubuza amahwemo mu byo yakabaye agira nk'umurage we. Ndabashimiye cyane, mwakoze cyane gukurikirana kino kiganiro. Mukore like, mukore subscribe, mukore share, turabakunda.